Ishanga. Ese wigeze ubonaho ishanga? Ese wigeze ubona umuntu uryambaye? Ishanga ni izina ryitirirwa akana abakobwa benshi bambara mu nda gakozwe mu dusaro twinshi. Muri iki gihe usanga abakobwa benshi bambara uyu mutako, gusa iyo ugerageje kubaza abawambara abenshi bakubwira ko batazi igisobanuro, ariko ko babyambara kubera kurimba ndetse n'ukuntu tuba tugaragara neza. Gusa uyu mutako uzwi nk'ishanga, ngo burya ufite ubusobanuro bitewe n'igihugu, agace cyangwa se imyemerere y'abantu. Birashoboka ko nawe wifuza kuyambara cyangwa ukaba uyambara cyangwa se ukaba ufite inshuti zawe ziyambara ariko utazi icyo bisobanura. Ntujye kure, uyu munsi twaguteguriye byinshi kuri uyu mutako cyangwa se akana abakobwa gakunze kwambara mu nda gakunda kwitwa ngo ni ishanga. Nawe ushobora kuba utabizi, ariko uyu munsi uraza gusobanukirwa byinshi kuri iyi shanga. Uyu munsi abantu benshi ku mugabane wa Afurika bambara amasaro bitewe n'imico yabo. Barimo abo muri Ghana, Senegal, Kenya, Tanzania n'Abahindi. Ndetse no mu bihugu by'Uburayi uyu mutako urambarwa. Gusa abanyafurika usanga ari bo bakunze kuwambara. Aho usanga mu bihugu bimwe na bimwe umwana akivuka aba ari itegeko ko umwana yambikwa uyu mutako. Ese byaba bisobanura iki? Ese nawe waba uwambara uzi ko ari umutako gusa? Uyu munsi twakuzaniye ibihugu birenze 2 abakobwa baho bambara uyu mutako cyangwa se ishanga, ariko bifite ubusobanuro bwawo bwihariye. Ese mu Rwanda ho ishanga ryaba rifatwa gute? Ese abantu bose bararizi? Ese umukobwa wambara ishanga afatwa gute? Mu Rwanda uyu muderi wamye uhari, gusa warushijeho gusakara no kuvugwa cyane igihe umuhanzi The Ben yifotozaga n'umufana we, hagafatwa video The Ben agerageza gutunganya neza ishanga ry'umwana w'umukobwa nk'uko abisobanura. Yakuruye ishanga. Ni ishanga, ni umugozi nayo nambaye mu nda. Abantu batazi ni ishanga, mugenda ahantu bakunda gucuruza ibintu by'amasaro, bacuruza ibintu bya made in Rwanda, mubabwiye babereke ishanga ukuntu yari imeze. Ishanga yarari cyangwa se uyu mutako ishanga risobanuye ku bana b'abakobwa. Ngo abakobwa bo muri Kenya benshi bambara ishanga kugira ngo bamenye ingano yabo, ngo kuko aka kantu bakambara mu nda ngo ibi bituma bamenya ingano yabo, niba bananutse cyangwa se biyongereye mu mubyibuho. Ngo aka kantu iyo ukambaye karagufasha, ngo kuko iyo utangiye kubyibuha karagenda kagufata cyane, ibyo bikakugaragariza ko hari uko ugenda uhinduka. Ngo ikindi kandi mu gihugu cya Kenya ishanga ifasha mu igogora, kandi ishanga rifasha umubiri wawe gutembera kw'amaraso mu mubiri wawe neza. Ngo ikindi ngo ni umuco kuri bamwe mu gihugu cya Kenya. Hari uduce tumwe na tumwe aho kwambara ishanga bifatwa nk'umuco, nk'uko mu Rwanda natwe hambarwa imishanana, inshabure n'ibindi. Wavuga nko mu gace ko muri Kenya wo mu bwoko bwa Mijikenda tribe, ishanga ho bayambara nk'umuco wabo. Ubwo nugera muri aba bantu uzabona bose bambara ishanga bigaragaza umuco wabo. Ikindi kandi muri Kenya ishanga ifatwa cyangwa se umukobwa wambaye ishanga ifasha abakobwa mu gihe cyabo, aho turavuga nko mu gihe cy'imihango. Ngo ishanga kandi ifasha abakobwa gucunga igihe cyabo cy'uburumbuke iyo bakigezemo, kuko ngo iri shanga rifasha kumenya niba igihe cyegereje, bityo umukobwa akamenya ko ari hafi kujya mu gihe cye. Hifashishwa aya masaro abazengurutse mu nda yabo. Ikindi ishanga mu gihugu cya Kenya rifasha mu bwiza. Ishanga kandi rituma ngo umukobwa ubwiza bwe bwiyongera, mbese agasa neza kubera kwambara amabara atandukanye, bityo bigatuma asa neza, n'umurebye akabona ko ari umukobwa ugaragara neza kubera ayo masaro y'ubwoko butandukanye ndetse n'amabara atandukanye aba azengurutse ku nda ye. Ngo muri Kenya ishanga nanone ryerekana ubukure cyangwa se ikimenyetso cyo kugaragaza ko umukobwa yakuze, kuko riba ryambawe mu nda. Uko ugenda ukura bigenda bigaragaza ko ugomba guhindura ishanga bakakwambika irinini. Uko wambara irinini bigaragaza ko ugenda ukura. Rero ibi ngibi bituma abakobwa bo muri Kenya bibagaragariza ko bakuze, bakava mu cyiciro bakajya mu kindi, bigaragaza ko iri shanga rifite agaciro gakomeye mu buzima bwabo. Ikindi nuko yirukana imyuka mibi. Hari abantu bafite imyemerere itandukanye ku buryo iyi shanga iyo uryambaye ngo ryirukana imyuka mibi, nk'ikimenyetso cyo kwirukana imyuka mibi ishobora gutera abantu. Ngo ishanga ribahuza n'abakurambere babo, bityo bakirukana imyuka mibi ishobora kubatera. Ryongera icyizere wigirira no kwikunda. Kwambara ishanga kandi bifasha umugore cyangwa umukobwa uryambaye kwigirira icyizere ndetse akanikunda kurushaho. Uyu ni umuco w'Abanyakenya. Naho mu Misiri
uyu mutako cyangwa se ishanga abanyamisiri bayambara cyangwa se bayambaraga mu gice cyo hasi mu rukenyerero bifashishije imigozi cyangwa imishumi yabaga azengurukijwe atatswe mu mabara atandukanye yabaga afite ubwiza. Mu muco wo muri Ghana ho umukobwa yatangiraga kwambara amasaro mu rukenyerero bitewe n'imyaka yabaga amaze kugira, ndetse bikaba byari igitekerezo cyatangwaga na nyina umubyara. Ibi bikaba byarasobanuraga ko umukobwa yakuze ndetse yavamo n'umugore. Umukobwa yatangiraga kwambara amasaro mu ijosi, ku gice cyo ku nkokora ndetse no ku gice cy'inda mu rukenyerero. Ngo ibi byabaga bigamije kumukururira amahirwe mu buzima bwe. Ngo aya masaro yabaga akozwe mu mbuto z'ibimera cyangwa se mu birahure, amenyo, mu mahembe ndetse n'amabuye. Ngo amasaro menshi yabaga arayo bakoze barangiza bakayasiga amarangi. Ngo isaro ryabaga rinini, ngo byasobanuraga ko umukobwa afite ubwiza bw'ikirenga. Buri muntu wese yifuzaga uyu mukobwa. Hari n'ubundi bwoko bwitwa Yoruba, n'ubwoko bw'abaturage batuye mu burengerazuba bwa Afurika mu bihugu bya Benin, Togo, Nigeria n'ahandi. Bambara amasaro mu rukenyerero yitwa Ileke, Jigida ndetse na Rajigidiba. Ni amasaro yo mu muco wabo gakondo ndetse afite aho ahuriye n'imyemerere yabo gakondo. Ubu bwoko bw'abantu bifashisha ibirahure, ubunyobwa ndetse n'ubwoko bw'imbaho n'ibyuma bagakora amasaro atatse ubwiza yo kwambara mu rukenyerero. Ayo yambarwa nk'ikimenyetso cy'uko umukobwa yifitiye icyizere ndetse no kuba umukobwa ari mwiza ugeze mu gihe cyo kuba akuze yarongorwa akabyara. Yambarwaga kugira ngo abafashe gufata igice cy'inda, akambarwa nk'ikimenyetso cy'ubwiza, gutwita no kuba yabarinda imyuka mibi. Ngo nanone bitewe n'aho ukomoka cyangwa se n'igihugu ndetse n'imyemerere runaka, ngo ahubwo iki kimenyetso kigaragaza ko umukobwa akeneye kuba yaryamana n'umusore, bimwe bifatwa nk'uburaya bweruye. Gusa abandi ntago ari uko babifata, kuko benshi bahuriza ko ari umuderi ndetse baba bashaka kurimba no kugaragara neza. Muri iki gihe usanga abakobwa benshi bafata nk'abasirimu baba bambaye aya masaro mu nda nk'ikimenyetso kigaragaza kuberwa ndetse no kurimba, ariko abandi babihereza ubusobanuro bitandukanye bitewe na nyiri kuyambara cyangwa se kuyareba. Aho abakobwa benshi n'abagore bambara ikintu kimeze nk'umukandara ariko kigizwe n'amasaro gusa, bamwe bagahitamo kurenzaho imyenda ku buryo undi atayabona. Abandi bagakora ibishoboka byose kugira ngo agaragare, niyo yaba ari agace gatoya, ariko umukobwa agakora kugira ngo iyo shanga igaragare. Hari ibihugu biba ari umuco ko umwana w'umukobwa wese umaze kuvuka ngo mu gihe cyo kumwita izina bakamwambika amasaro mu nda, nuko akazayakurana. Ngo gusa akagenda yasimburanya bitewe n'uko yakuze. Hari ibindi bihugu bayambika umukobwa wese wagiye mu mihango kugira ngo bagaragaze ko yavuye mu cyiciro cy'abana yabaye umuntu mukuru. Bayatongereyeho amagambo babizeye ko azatuma umugabo we amukunda wenyine, mbese ngo azahirwe mu rushako rwe anabyare abana benshi. Urumva ko ishanga cyangwa se uyu mutako abakobwa bakunze kwambara mu nda, abantu babifata uburyo butandukanye. Aho bamwe babifata nk'ikimenyetso cy'uburaya, abandi bakabifata nk'ikimenyetso cyo kurimba, abandi bakayifata nk'ikimenyetso cy'ubwirinzi ndetse n'ibindi bitandukanye. Bityo ko uzajya wambara ishanga uzi igisobanuro cyabyo. Reka ngushimire wowe wari wakurikiye iki kiganiro. Nk'ibisanzwe nge wakikuteguriye ukaba wanakikugejejeho ndi Ntagara Delphine. Nk'ibisanzwe wakora like, share, comment, subscribe kuri YouTube channel Ntagara Official, ugakurikira ibindi biganiro bitandukanye. Ndagukunda, ukomeze kugira ibihe byiza.